Yes, reka twongere tubasuhuze mwese mwakomeje gukurikira Rayon Sport TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Gikundiro live nkuko mumaze kwimenyera. Muri aya masaha tuba tuganira ku makuru avugwa muri Gikundiro, ariko nkuko nabibabwiye ntabwo Rayon Sport arakarwa kubera ko dukina n'andi makipe menshi, bituma tuvuga ku makipe yose cyane cyane abafite ahahurira n'ikipe ya Rayon Sport. By'umwihariko nkuko mwabibonye tubyamamaza, uyu munsi turaza kuganira n'abasore b'ikipe ya Rayon Sport. Bamwe muri bo bari bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bari bari muri CHAN muri Cameroon. Bari bameze bate? Umwuka wari umeze ute? Ese nyuma yo kugaruka muri rusange bahagaze bate? Ni masomo ki bakuye mu ikipe y'igihugu ndetse na CHAN muri rusange? Ayo masomo akaba ari cyo kirano n'ubundi baza kuzamukiraho bagarura muri Gikundiro, bakanayasangiza bagenzi babo basanze kugira ngo umusaruro mu ikipe ya Rayon Sport ukomeze uboneke. Nitwa Jean Paul Nkurunziza. Muri iki kiganiro ndaza kubana na Sugira Ernest, rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse akaba na rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Hakaba kandi turi kumwe na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Football Club Hervé Rugwiro, akaba ari myugariro w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nawe yari muri CHAN rero hariya mu gihugu cya Cameroon. Turaza kuganira batubwire uko bameze muri rusange, baduha amakuru. Hari byinshi byagiye bivugwa by'umwihariko kuri aba basore bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Turaganira byinshi ku byo mwibaza, ariko namwe mushobora kuza kudusaba gutanga ibitekerezo, ibibazo cyangwa ibyifuzo, aho mushobora kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose mwifuza. Aha rero nta kindi wakoresha usibye kuba wajya kuri social media zacu z'ikipe ya Rayon Sport, yaba IG, ni Instagram, Facebook ndetse na Twitter. Ahangaha ibitekerezo turaza kubigarukaho rwose uko byakabaye, ariko no kuri YouTube channel ushobora gucaho ugakomentinga, ukagira reaction, igitekerezo, ikibazo cyangwa icyifuzo. Ahangaha turaza rwose kuza kubigarukaho ibibazo tubibaza. Reka dufata akanya gatoya dutumike, ubundi tugaruke mu kanya twakira abatumirwa bacu, tubakira tunabaha ikaze muri studio za Rayon Sport TV. gusa kuri telefone yawe, ubundi ukaba winjiye mu muryango. Reka tugaruke mu kiganiro cyacu kirambuye nkuko twari tubigarutseho mu kanya kashize, nuko twari kubanza kwamamaza tubibutsa ko abareyo mwese mushobora gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 ibihumbi 8 urwego, ugakanda yes, ubundi gahunda ikagenda neza, ukaba uri kugenda ubana na Rayon Sport. By'umwihariko hari campaign yatangiye, abenshi mwari bazaga mutese koko nibyo cyangwa se byo, ariko nibyo nuko umureya hari abanye na Rayon Sport nkuko tuyikunda, ukavuga ati Valentine wanjye cyangwa Valente wanjye ni Rayon Sport, nkaba natanga amafaranga 500 kugeza ku yandi nshoboye. Birashoboka ko twagera kuri miliyoni 500 mu gihe cya Valente dutangiye uyu munsi muri rusange. Rero abareyo murakomeza gushishikarizwa kuba mwacisha ku kanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 akanyenyeri 8 urwego, gahunda ikagenda neza. Turi kumwe na Skol ni umuparteneri w'ikipe ya Rayon Sport
mukuru murabizi neza afite products zitandukanye zirimo Skol Malt, zirimo Skol Virunga, zirimo kandi Skol Panache, zirimo n'amazi nayo rwose mwayagana. Amazi igihe nkunda kwita VIP muri rusange, amazi ya Virunga. Reka rero duhite tutangira n'ikiganiro cyacu ku buryo burambuye. Nitwa Jean Paul Nkurunziza nkuko nawe wabwiye, ndatangira nakira Kapiteni Hervé Rugwiro. Kapiteni, ikaze muri Rayon Sport TV, by'umwihariko unasuhuza abariyo, dore ko bari bagukumbuye, bababonaga kuri televiziyo, bababonaga mu myitozo, ariko ntibagiraga amahirwe yo kuganira namwe by'umwihariko. Reka tuguhe ikaze unabasuhuza, ubifuriza n'umwaka mushya, dore ko igihe umwaka wabaga mwari mu myiteguro ikomeye ya CHAN. Urakoze, nsoje umuryango mugari w'abariyo, mbifuriza umwaka mushya muhire muri ku mutima. Yes, reka tunakire rutahizamu w'abanyarwanda na Rayon Sport, Sugira Ernest. Tuguhaye ikaze muri studio za Rayon Sport TV, by'umwihariko nawe uratangira usuhuza abariyo ariko n'abakunzi umupira muri rusange, ndetse unabifuriza umwaka mushya. Murakoze, ni byiza cyane kumpa ikaze hano muri studio nshyashya za Rayon Sport. Ntangiye nsuhuza abariyo mwese mudukurikiye, abakunzi b'umupira aho muri mwese, abakunzi basugira, abakunzi b'ikipe y'igihugu. Yes, ubwo ni Sugira Ernest ndetse na Kapiteni Hervé Rugwiro, akaba aribo twahostinze uyu munsi muri studio za Rayon Sport TV. Nkuko mubabona ni abasore bakeye ku mubiri ndetse no ku mutima. Ubwo wenda reka ntangire ndanabibabaza Kapiteni, kubera iki mbona isuri harimo akantu k'akamwenyu, kubera umushyitsi mwahuye ku munsi w'ejo? Byanze bikunze nako utaba umeze neza nk'abakinnyi kwa guhura na perezida. Ndumva uvuga ngo umuntu aba ari motive ahantu hose bazi kugera hejuru, nta kindi kibitera, nta kuntu utacya, nta kuntu utaba utuje, nta kuntu utaba ufite umutima mwiza, birumvikana. Hervé, hari ku nshuro ya kangahe guhura na perezida Mukapa? ngira ngo ni inshuro ya kabiri, namuherukaga muri primaire kera. Muri primaire? Nigiye kumusuhuza kera. Twana tubiri, agakobwa n'agahungu, dutanga ingabo. Wigaga i Kigali i Butare? Yari yaje Butare? Nigaga i Butare, yari yaje Butare, bahitagamo abantu nyine ku kigo. Ariko wavukanye imbuto, urumva kuva kera. Barebaga umwana utebeza utera ipasi nyine, bikaba ngombwa ko Cyecuru yabaga yakwitayeho byahatari nk'ibisanzwe. Nk'umunsi w'ejo rero nabwo twarongeye turahura. Urumva rero ni ibyishimo, ni ibintu byiza, bitera emotion kuzigira cyangwa se kuzimira, ukazimira ariko ziba zaje. Sugira, we yari inshuro ya kangahe? Njye ni ku nshuro ya gatatu. Inshuro ya gatatu, ubuheruka bwari 2016 muri CHAN yabereye i Kigali. Inshuro yeje indi imwe sindi kwikurura neza, ariko ndumva ari bwa gatatu. Nawe ni kera ukiri gato? Nge nari mukuru, nari ndi mukuru. Umva nagize amahirwe yo kumubona ndi mukuru, kuko wenda nkiri muto ntabwo amahirwe nayagize. Ariko ni byiza niba umukuru w'igihugu akubwira ko yishimye cyangwa yishimiye ibyo mukora kandi akaba yanabigarutsemo kubafasha. Urumva nta kuntu natwe tutaba tunezerewe, buri umwe wese ahari, wari uri muri national cyangwa se wenda n'undi wese ufite intego yo gukina akaza muri national, wabonye ko ririya jambo yatubwiye izamutera motivation kugira ngo agire icyo yafasha ku gihugu, cyane ko dugifite abakiri batoya bakeneye gutanga izo mbaraga kugira ngo ikipe y'igihugu ikomere mu minsi iri imbere. Yes, uwo ni Sugira Ernest ndetse na Hervé Rugwiro, batuganirira gatoya binjira mu kiganiro, batubwira impamvu bishimye muri rusange. Noneho reka tugaruke ku rugendo rw'Amavubi muri CHAN, ariko by'umwihariko mwebwe nk'abakinnyi ba Rayon Sport byari bimeze biti? Mu itsinda mwarimo rya gatatu, Maroc yari defending champion, harimo Togo ni igihugu cy'umupira, harimo Uganda, harimo Rwanda. Reka mvuge ko ukurikije uburyo mwabwirwaga, mwafatwaga muri iriya tsinda mwari underdog. Reka mvuge gutyo, mureshe iryo jambo, niko byavugwaga.
wenda reka mvuge ko bitabaciye intege ariko mwebwe mu myiteguro kurinda mugeze muri Cameroon mbere gatoya yuko mukina match ya mbere n'Abagande muri rusange wenda mpere kwa Hervé uhita ukurikiraho urwo rugendo uko kwitegura mutitaye ku magambo y'urucantege yarahari mwabishoboye mute byagenze bite? Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye murabizi turi mu bihe bya lockdown coronavirus urabizi ifite yatumye ibintu byinshi bihagarara harimo n'akazi kacu k'umupira mu by'ukuri rero byasabye imbaraga nyinshi n'ubuhanga bwinshi yaba ari kubatoza yaba ari no ku bakinnyi no kwisacrifice kuko byasabaga gukora cyane kandi iyo ukoze cyane urabizi uraruha urumva kumarame nabyita nk'umwaka kumara umwaka udakina ukajya gukina n'abandi wenda na Togo nayo numvishe ngo yari maze igihe kirekire turi muri situation imwe ariko nibyo ntabwo twahabwaga amahirwe gusa amahirwe natwe tugira cyangwa se imiterere imwe mu bakinnyi ntabwo bakunda kumva ibintu bishobora kubaca intege kubera ko babizi ko bazicika si uko tuba tutabyitayeho se cyangwa bitari ngombwa ubwo ni uko ibyo ari byo byose buri muntu wese aba azi weakness yiwe kandi aba azi ko hari ikintu atarageraho aba agomba kugeraho cyangwa se ibyo agomba gukoraho kugira ngo irushanwa nka ririya yitware neza ngira ngo rero yaba ari ku mutoza yaba ari imyitozo twakoze yari ku rwego rwo hejuru yari ku rwego ruri professionnel uwo ari we wese wayikoze ngira ngo wabonye ko ekipe yakinnye ntabwo higeze hakina umukinnyi umwe cyangwa babiri hakinnye abakinnyi bose yaba ari uwabanzaga yaba ari uwasimburaga yagaragazaga level nziza ngira ngo rero ibyo ni ubuhanga bw'umutoza no kwisacrifice kw'abakinnyi urumva wabonye ishyaka ryari ririmo ngira ngo rero n'ibyo bintu twakoresheje cyane nk'intwaro kugira ngo tubashe kwitwara neza. Sugira nka rutahizamu wari umaze igihe udakina ntabwo ari kinini cyane kubera ko shampiyona yarabaye nk'itangira irongera irahagarara n'ibibazo bya covid nk'uko Rugwiro yarabivuze ariko mu gihe gukina noneho rwose navuga ko usibye mwe mwari mwifitiye icyizere n'abatoza banyu abandi ahari benshi ntabwo bari bafitiye icyizere bigendanye n'itsinda mwari murimo uko kwitegura urwo rugendo mpaka mugeze kuri achievement mbere y'uko gato ko tugera wenda ku mikino runaka mwakinnye niki cyabagoye mwashoboye kubyitwaramo mute ninde biranashoboka ko hari umuntu wabwira ati mubireke turabizi mwashobora ibi niyo motivation yavuye bo nkuko kapitene Rugwiro yabivuze ikiherezo cya covid hari ibintu byinshi cyishe cyanangije bituma twaragiye tutameze neza 100%. Cyane ko shampiyona yahagaze imyiteguro no ntago navuga yuko yari 100% nkuko umuntu ugiye gutwara igikombe cya shani yaba yiteguye ariko ubwacu twabyikuyemo dukorera hamwe dushyira hamwe twumva yuko byose tugomba kubyikorera kandi nta wundi ugomba kubidufasha cyane ko amagambo aduca intege yari menshi nta watinya no kubivuga cyane naho twageze na n'ubu ngubu hari abatarabyemera hari abakiyakoresha ariko ibikorwa birivugira ngira ngo abakiyakoresha bahawe isomo yuko niba umukuru yarashimye ibyo twakoze wowe ukaba utarabishima ushatse warekera aho ngaho izo negatifu zawe rero ntabwo navuga yuko hari ikintu gihambaye twari dufite muri rashani ariko ubushake gukunda igihugu no kudefanda umwenda w'ikipe y'igihugu wambaye nibyo byadufashe tugashyira hamwe wabonaga ko nta mustari w'iriya kipe twari dufite twe twashyiraga hamwe tugakina nka ekipe tukanganya nka ekipe cyangwa tugatsindwa nka ekipe cyane ko nubwo naho twatsinzwe ngira ngo ntabwo uruhare runini warushyira ku bakinnyi cyangwa ukavuga ngo biturutse kuri kanaka twatsinzwe nyine nk'abantu bari batanze ibyacu twese turi hamwe kandi tunavamo twemye tunemera yuko ibyo tuvanye mu iyo tsinzwi bitaduturutseho ariko mu mupira niko bimera umupira niko bimera bisaba kwihangana uri ubutaha ndakeka ko shani tuzayitwara n'ubundi yari yacu nuko ari iby'umupira ariko
habuzeho gatoya niko navuga ariko ubutaha bizagenda neza. Yes, ni Sugira Ernest ndetse na Hervé Rugwiro. Sugira ni rutahizamu wa Rayon Sport ndetse akaba na rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse na kapitene Hervé Rugwiro, uyu ni kapitene w'ikipe ya Rayon Sport Football Club, akaba ariko na myugariro w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Bavuye muri CHAN, reka noneho tuvuye mu byo kwitegura, tuvuye mu biki, noneho urugamba rurageze. Hervé na Sugira, wenda muranadusangiza n'abandi muri groupe icyarimwe uko mwari mumeze mbere ya match gato ya Uganda. Icya mbere ni igihugu gituranye n'u Rwanda, icya kabiri ni igihugu no mupira bo bafite uburyo bategura ibyabo cyangwa bagakina ibyabo, tukaba twanikira no muri tukavuga ko banaturusha. Wenda urugero ruto, bamwe benshi bakavuga ko abagande bashobora kuba baturusha no mupira, ariko iyo duhuriye, reka mvuge ngo muri duel yikeneye ifite ikivuze, akenshi turabatsinda. Noneho ariko iyo pressure yo kuvuga ngo tugiye gukina n'Ubugande, turabucikira hehe? Noneho itariki 18 irageze, abantu benshi bategeye ku ikipe y'igihugu y'Ubugande, mudusangize gatoya vestiaire yanyu mbere gatoya y'isaha imwe ko match iba, cyangwa reka tuvuge wenda mbere y'iminsi 3, mudusangize mbere y'iminsi 3 kugira match ibaye mwitegura Ubugande. Se mwiteguriraga rimwe muri ari amakipe uko yari 3, cyangwa mwiteguraga umukino ku mukino? Mudusangiza akantu gatoya muri uko mwiteguraga Ubugande kuva nk'iminsi nk'itatu-2 imbere y'uko mukina kugera mbere y'isaha imwe mbere ya match. Mutima hari nkari mufite ubwoba, mutubwira ko kantu hari igihe mujya gukina, urugero njye mbibona nk'iyo Rayon Sport igiye gukina na APR imbere ya match gatoya, biba bikomeye. Bo harimo ababa bafite over confidence, wenda batagira n'ubwo bwoba, ariko noneho harimo n'abo bagize ubwoba. Noneho muri vestiaire imbere y'uko mukina n'Ubugande, kuko nibwira ko ari imwe muri match yabagaruriye icyizere, yanabafashije no kuba mwahangana n'andi makipe akomeye. Mwayiteguye mutiriya match? Okay, ikintu navuga nk'uko nabikubwiye, byasabye gutanga imbaraga nyinshi ku nzego zose. Nuvuga ngo Abagande baba bamaze iminsi mu marushanwa muri Cameroon, ngira ngo bari banatwaye igikombe cya pre-CHAN. Ubwo rero urumva aho ngaho baba batanze video z'uburyo abakinnyi babo bakomeye, aho bakomeye, aho boroshye. Rero niho ngira ngo umutoza yaprofitiye, amenya ikipe bagiye gukina, arayiga ibyo yakuyemo, aza arabidusangiza, natwe dutiza kuri video turareba. Mbese buri match niko njyewe nabonaga dutegura. Ngira ngo rero ku Bagande byabaye n'akarusho, ni igihugu duturanye, ni igihugu dufitanye amateka menshi, n'agapingane cyane iyo bigeze no ku mupira. Twari nibisanzwe, n'agapingane gateye ubwoba. N'amakenshi yatoje ino head coach wacu amwungirije. Urumva rero ni ibintu byinshi. Yego ntago twari tugiye gukina umuntu ku wundi, byanze bikunze ture equipe twagomba gukina na equipe, ariko urumva ikintu njye nabonye, twari dufite character, kandi ikindi twari dufite ubumwe, ubonaga ko nta shyari riri muri equipe, ari mu rukundo, kandi abashyize hamwe urabizi nta kibananira. Ngira ngo rero na motivation zaturukaga hejuru mu bayobozi bakuru b'igihugu, ngira ngo biri muri bimwe byafashije equipe nationale kwitwara neza imbere y'Abagande. Sugira, ubwo nk'aba rutahizamu byari byose hari ibyo mwaganirizwaga, dukeneye gutsinda, dukeneye ibi, ariko tukagaruka kuri ya pressure mbere y'isaha imwe kugira ngo mukine n'ikipe y'igihugu ya Uganda. Byari bimeze bite? Ku bwanjye ntago ndi buvuge byinshi, ntago match ya Uganda njye nayikina, ariko byarashoboka ko wanayikina. Oya, ntago byari gushoboka. Wari suspended. Nari suspended, mfite amakarita 2 y'umuhondo, ariko icyo ndi buvugeho nuko
abayikinnye bari 100%, bitewe n'uburyo Uganda twayize, haba tukiri hano haba tunageze no muri Cameroon. Muri vestiaire bari 100% ku buryo n'uburyo wari gushaka kuvugisha umukinnyi uri bukinire match bitari gukunda, kubera uburyo message zavuye i Kigali ku bayobozi zari zimeze, kuri Minisitiri wa Sport akazitugezaho kubatoza, tukiga kuri video z'imikinire yabo, bari bafite abakinnyi bakiri bato kandi bihuta. Umutoza we yavuze yuko mu bihugu bitamutsinda n'u Rwanda rurimo. Rero urumva ko match abakinnyi bari bayirimo, bari bameze neza, bayiteguye, ari match ifunguye irushanwa kandi banayitwayemo neza. Urabona uburyo bayikinnye kabisa n'umutima wose. Rero njye nanabashimira kuko urumva iyo hariya muri shani utsinzwe umukino wa mbere biba bisa nkaho birangiye. Bitwaye neza, hariya nota ryari rikenewe, kandi ririya nota ryagize n'ibihembo, wenda nubwo batabimeye baranarihembeye ngire ngo, ariko nkatwe twari hanze twarabirebaga, twaranabashimye uburyo bitwaye, banatumye natwe tugira naho duhera kugira ngo tubafashe mu kugaruka mu yindi mikino ikurikiyeho. Ariko ubwo turi kuri uwo mukino wa Uganda, by'umwihariko n'indi mikino mwakinnye, ako kantu muri kugarukaho cyane mwese mugahurizaho ngo yaba message twari twahawe n'ubuyobozi, ntibisa nkaho ahari iyo motivation, iriya determination twabonye yavaga no kuba ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwari bubari inyuma, bwari bubari hafi, nubwo wenda batari aho ngaho muri Cameroon, ariko bigendanye n'ikoranabuhanga rigezweho byasaga nkaho muri kumwe. Twabonaga mwakoze inama mbere gato ya match, hari ibyo bababwiye namwe, wenda hari ibyo mwaganiriye, hari ibyo mwabemereye. Uko kubaba hafi, hari pourcentage runaka kwabongereyeho ku bijyanye na performance mwagize? ntago byabura niba umuyobozi wawe w'igihugu akubwiye ngo mukore ibishoboka byose kugira ino match tuyitsinde ya Uganda, agapresiza izina ry'igihugu, urabyumva nawe. Ubwo wenda ntago ibindi turi bubyinjiremo cyane ko bitanatureba tweba abakinnyi umupira, ariko ni ijambo nyine ry'umuyobozi, ngiye ku bwanjye ndifata nk'aho ari itegeko. Mukora ibi ngibi, mutanga imbaraga zayo 100%, kandi tugere kuri iyi ntego, kandi twayigeze nubwo tutatsinze, kandi ndakeka yuko amahirwe twayabonye, ariko ura mu mupira ngewe kuko ari nayo tubamo, ntago amahirwe yose 100% ubonye ariko wayatera mu izamu cyangwa uyatsinde. Ariko nakeka kira match yaduciye mu myanya y'intoki, ariko ubwo ndakeka ko tuzabikosora, dufitanye nabo match yindi mu gikombe cy'isi, muri qualification y'igikombe cy'isi. Ndakeka ko tuzabatsinda kandi tugakomeza no kwitwara neza. Niba kapitene wenda yananyunganira ku byo nibagiwe sinzi. Okay, sugira ibyo avuze ari mukuri, gusa nanjye icyo nakongeraho navuga ngo baba bakweretswe muri kumwe, bitandukanye nuko mu minsi yashize umutoza ari we wenda wabaga hafi equipe nationale, njyewe iyo nabaga ndimo uko nabibonaga, cyangwa se abari hafi bese batari mu buyobozi bukuru. Ngira ngo rero suvuga ngo ntago tuba dushaka gukina cyangwa se kwitanga, hoya, ubwo nyine urumva iyo weretswe ko ushyigikiwe hari icyo ukora. Ngira ngo wabonye nubwo wenda byanze, ngira ngo wabonye umunsi sugira atsinda igitego kuri kidukarifia kuri match ya Guinea ya Togo, ya Togo. Ngira ngo wabonye ibyishimo ukuntu byari bimeze. Buriya hari feelings twebwe tutari twakabonye kandi ziba zikenewe. Ngira ngo rero biri no mu byadufashije ama message atandukanye, abaturage, abayobozi, kukwereka ko muri kumwe, no kuvuga ngo ari ikintu bikongerera, byerekana ko aho wagiye byibura bazi ko wahagiye, kandi ko byibuza ari icyo bagutegerejeho, bitandukanye na cya gihe baba bavuga ngo, numvaga abakunda kuvuga ngo indege ngo yatujyanye ngo ntizazima. Imagine kuba umunyarwanda yavuga ibyo bintu, ntabwo ari ibintu byiza. Mu by'ukuri ntekereza ko ikipe iratsindwa igatsinda, ntabwo ari byiza ko watererana
abantu mufite amaraso amwe cyangwa se muturuka mu gihugu kimwe ukumva ko utakwiriye surtout ya equipe nationale ikintu kiba gikenewe hariya ni motivation niyo wamubesha ashobora gukora ibirushije kurenza kumuca intege kandi aho kugira ngo abafana ba Uganda baduce intege tugacibwa intege n'abafana b'u Rwanda ngira ngo rero ni ikintu wenda badufashije bagikosora cyadufasha nk'abakinnyi kubera ko tuzi agaciro kabo kuri buri match sibye na Uganda kuko football ntabwo ari intambara football ni umukino nyine ni umukino nta bindi babirimo ariko nyine na blague nanone hariya ni mu kibuga nanone ni ngaho buri kuri bwaba iyo wagezeyo rero nta muntu twari tuyifitiye twagombaga gukora ibishoboka kandi ngira ngo occasion warazibonye nubwo zanze ko zijyamo ariko ibyo byose twayirushije shoot on target uva rero yarisikaga ko twayitsinda ko football habamo na factor ya chance niko bimeze ni ma chance twagize ubundi twakabaye ubungubu ari ibindi bivugwa Yes, ni Sugira Ernest ndetse na Rugwiro Hervé akaba ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ariko by'umwihariko akaba ari n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport Football Club mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Reka dufate akanya gatoya dutumikira baba dutumye batandukanye turagaruka mu kanya dufite ibibazo byinshi ariko by'umwihariko namwe turakomeza kubakangurira komeza gutanga ibitekerezo ibibazo ibyifuzo munyuze kuri za platform zose twababwiye. Reka dufate kanya gatoya turuhuke tugaruke mu kanya. Abareyo turaganje murera ubureyo burya buravukanwa bukazanarinda busazanwa. Ubureyo nyakuri rero nibukurwa kwizima n'inzira y'inzitane haba ku zuba ry'igikatu haba mu mvura y'umuvumbi. Imana yatwihereye ntizigera igenda yonyine, tuzayubakira ku bumwe bwacu ya sano y'amaraso y'ubururu dusangiye isumba icyaducamo ibice cyose. Mureyo rero tanga inkunga yawe uterwa ishema n'ibyishimo tuyikesha, niteba kandi nabwo uterwa isoni no kuyitererana. Ubu noneho n'ikoranabuhanga ryabyoroheje kugira ngo bitagutwaye umwanya umusanzu wawe usanga uwanjye n'uriya. Dukomeze tugire ijabo n'ijambo mu ruhando rwa ruhago. Biroroshye no gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 urwego ugakurikiza amabwiriza. Abareyo turaganje murera Ubureyo burya buravukanwa bukazanarinda busazanwa. Ubureyo nyakuri rero nibukurwa kwizima n'inzira y'inzitane haba ku zuba ry'igikatu haba mu mvura y'umuvumbi. Imana yatwihereye ntizigera igenda yonyine, tuzayubakira ku bumwe bwacu ya sano y'amaraso y'ubururu dusangiye isumba icyaducamo ibice cyose. Mureyo rero tanga inkunga yawe uterwa ishema n'ibyishimo tuyikesha, niteba kandi nabwo uterwa isoni no kuyitererana. Ubu noneho n'ikoranabuhanga ryabyoroheje kugira ngo bitagutwaye umwanya umusanzu wawe usanga uwanjye n'uriya. Dukomeze tugire ijabo n'ijambo mu ruhando rwa ruhago. Biroroshye.
Yes, reka tuhite tugaruka no mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye nyuma yo kuva muri pause ntoya. Reka tugaruke mu kiganiro cyacu by'umwihariko duhite dusubira muri ya mikino twakinaga. None tugiye kuganira kuri experience. Abantu benshi wenda kubabibonaga ku matsinda yari ari muri CHAN, nge navugaga ko iri tsinda ryacu rya gatatu ryari itsinda ry'urupfu. Igituma nuko ryari itsinda rikomeye n'ikimenyimenyi rivuyemo ikipe ya mbere n'iya gatatu, bivuze ko ryari itsinda rikomeye urebye n'uburyo amakipe yazamutse muri rusange. Ikipe mwakinnye n'ikipe y'igihugu ya Uganda, nayo ntabwo yoroshye. Mwakinnye n'ikipe y'igihugu ya Maroc, mukina n'ikipe y'igihugu ya Togo.